ariko se wari ubizi ko komanga muri ribu ko bagukingurira bakaguha ikaze baba data we. ariko se wari ubizi ko gukomanga kwa Kabuga bagukingurira neza bakaguha ikaze neza ugatambuka neza ibintu bikagenda neza. ariko se wari ubizi ko komanga Insinda ko baguha ikaze rwose ibintu bikagenda neza. umutuzo, amahoro, umutekano, abayobozi beza, urubyiruko rwiza rwiteza imbere nibyo bituranga kugira ngo ibyo dukora n'ibyo dushyikira kugira ngo n'amahanga yose azajya agenda atureberaho nitumere nk'aba ngaba tugiye kubabwira rwose. Babidobyereye, bakoze amahano, bakoze amakosa, birase. Ni kuri ku cyumweru ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 2023 n'uyu musaza yarafite imyaka 72 yakoze icyaha kirimo kugarukwaho n'abantu batoroshye habe na gatoya. harimo abayobozi, yakoze icyaha rwose n'umwana muto cyane arimo kucyumva icyaha yakoze. umwana agatitira akagira ubwoba. yafashe umwana w'imyaka 3 arangije aramusambanya. amaje kumusambanya rwose amuca ibisebe ku buryo n'umwana kugira ngo agende bahamagaye ambirasi. iyo ambirasi niyo yamutwaye. si ibyo ngibyo byonyine gusa, dore ko n'uyu musaza ajya ashyingira abakobwa yabanjije gusambanya. si ibyo ngibyo byonyine gusa, n'uwo musaza kandi bavuga ko iyo yanyweye ko nta muntu ugica ku rugo rwe atamusabye ibintu bibiri ngiye kugarukaho. amusaba ku kintu cyerekeranye nyine no hasi, ngira ngo abantu bakuru murabyumva. ikindi cya kabiri amusaba kandi nongeye kugarukaho kandi ngiye kongera kugarukaho izi nshuro nk'ebyiri, amafaranga kugira ngo nyine unyure ku rugo rwe. uravuga ati si ibyo ngibyo byonyine gusa, baravuga ko mu kwenda ukwezi guhera nk'ukwa 8 bigeze kumukekaho icyaha cyo gufata ku ngufu umugore we yishakiye. ukagenda kumva ko rwose uyu mugabo wari ufite imyaka 75 ko yari afite amakosa menshi. kandi nyine urumva umuntu ufite imyaka 75 abangana nyine nk'ababyeyi bacu nkatwe nk'urubyiruko. ugasanga rero umuntu nk'uwo ufite imyaka 75 arimo kugenda akora ibyaha. noneho nkatwe nk'urubyiruko twabibona cyangwa nk'urubyiruko bamubona bakavuga ati n'ubundi babajama babasaza nyine na za bebe na babanega nyine bakavuga ati se ko umuntu afite imyaka 75 afite imyaka 75 arimo kugenda akora amakosa nkatwe arimo kutwerera nyine cyangwa arimo kutuyobora hehe. arimo kutuyobora hehe. nuko nguko rero bahise bitabaza inzego zishinzwe umutekano rwose zaje ziratabara. ibintu bigenda neza rwose. umusaza baramufata bamushyira mu maboko ashinzwe kumwakira. umwana yari yafashe ku ngufu bamushyira muri ambirasi bamujyana kwa muganga. ariko ikintu giteye agahinda n'ikintu kibabaje nuko uwo musaza yari afite indwara ngiye kukubwira. yari afite umutezi, afite mburugu, afite sida. baba data we. ariko iyindi nkuru ibabaje nuko uwo mwana nyina yahise yishyira mu kagozi amajije kumenya yuko uwo mwana bamwanduje sida. ariko reka dushimire leta y'u Rwanda. leta y'u Rwanda ikimenya aya makuru yahise itabara, yahise yiruka nyine iratabara nyine uwo muryango bari bafatiye umwana ku ngufu. yamuhaye kimwe cyose rwose, ikintu kigenda neza. ngira ngo nimo no kumubona ko mu mafoto rwose ibintu birimo kugenda neza, barimo kumwitaho. nyine umwana yagarutse bumuntu. ise w'umwana aravuga ati nyine nta kundi nabigenza. ku buryo no mu Nyarwanda wese na buri muntu wese arimo kuvuga ati harakabaho leta y'u Rwanda rwose iraturengera, iradushyigikira, itubera amaso kandi itubera ku rugamba. si ibyo ngibyo byonyine gusa nababwira, hariho n'iyindi nkuru igaragaza yuko ko uwo musaza wafashe uyu mwana ku ngufu ajya agira indwara yo mu mutwe. bagiye kumupima barangije bavuga ati se
ni ukubera iki nyine umuntu nk'uyu nguyu akora ibi bintu bitatu bitoroshye habe na gatoya? Harimo gufata ku ngufu, harimo kuryamana n'abakobwa be. Ibaze kugira ngo uri umubyeyi papa, ibaze kugira ngo uri umubyeyi ubwire umwana wawe ati kugira ngo uzatakaze ubusugi bwawe urabanza ume, ngo urabanza ume nutama ntago nzagufatira irembo cyangwa ntago nzagushyingira. Umwana noneho agahenda kamwica, arangije akavuga ati papa ati nyine nta kundi ndemera nkuhe, ariko ngiye kuguha rimwe. None yewe wamara kumuha nyine umusaza akazaza agendera muri uwo mujyo, ibintu nyine bikagenda gutyo. Si uko nguko byonyine gusa, twabajije imfura ye yari ifite, imfura ye nyine iba irusumo, iba mu rusumo rwose mu mudugudu yitwa Cecanga. Twamuhamagaye turamubaza ati se koko ibi bintu koko nawe papa wawe yigeze abitubwiraho? Mu magambo yasubije kuko yarashatse, amaje kugiza abana 3, afite umugabo arubatse nyine, bakora mu bintu bijyanye n'umucuruzi. Mu magambo ye yatubwiye nti wiriwe neza Korodina, urimo kuvugana n'umunyamakuru wa Shimirwa TV Imena. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Papa yaratunaniye, papa yaratunaniye, papa yanahina, amaze kuntera inda, nanga kwibwira mami, nangije nyikuramo. Papa yaratunaniye rwose, nibamutware wenda abantu bagira amahoro. Nukuri papa yaratunaniye. Amakuru yatugezeho ko yafashe umwana ku ngufu, arimo kugenda duserereza mu muryango, arimo kugenda dukoza isoni. Nukuri reka mbivuge, yigeze no gusambanya mugenzi wanjye, mbura uko nabivuga. Ngaho nguko rero rwose amakuru twakiriye, amakuru yaravuye ku mukobwa we w'imfura, atubwiye neza ko murabyumvishije neza ko arabivuze rwose, abishyize ku karubanda, arabivuze murabyumvishije, arabivuze ariko ntago abatumye ngo mugene namwe mubikore. Arabivuze neza, duhaye amakuru uko byamugendekeye, ngira ngo kumwumvishije neza ko hari ahantu yavuze yuko ko nawe ise yamuteye inda, nyine akagenda akayikuramo. Yatinye kubibwira mama we, arangize neza agenda iyo nda ayikuramo. Si uko nguko rero uwo musaza rwose wakoze amahano, ariko akaba bagiye kubanza bamukorere ibisabwa. Burya leta y'u Rwanda burya ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi utagutererana, ni umubyeyi utari akabyeyi, ni umubyeyi gukurikirana ku buryo niyo wagira mu nda y'isi yagenda ikagukurayo. Niyo wajya kwa shitani rwose leta y'u Rwanda yamanuka hasi rwose ikagenda ikakuzanayo. Bagiye kubanza bapima uriya musaza, barebe neza ko atarwaye ibibazo byo mu bwonko, bagenda babikurikirane rwose, ibintu bigende neza cyane. Nguko rero abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda mu Burasirazuba n'Iburengera bwacyo n'Amajyepfo n'Amajyaruguru, tuzajya tugenda tubakusanya amakuru rwose yo mu mpande enye z'isi, ibintu bigende neza rwose, ibintu bigende neza. Nguko rero mwomeza mbibutsa ko niba mushaka kujya muri WhatsApp, kuri WhatsApp nyine, kugira ngo tuba dufite ibiganiro, harimo kugenda hacaho nk'aba basaza bakoze ibyaha, nyine harimo kugenda hacaho n'amavideo menshi. Ushaka kwinjira muri groupe, andika 0788 829 18 3, yandike iyo nomero,
hanyuma niba ufite nawe n'icyo wabwira abanyarwanda nk'urugero, nk'ubuhamya bwiza, cyangwa ufite nk'impano runaka, wamamagara hanyuma tukavugana, ufite icyo wagezaho abanyarwanda. Papa, abanyarwanda dukeneye gusheringana impano, dukeneye kumvikana, dukeneye guhumurizwa kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Imana yaduhaye umuyobozi mwiza, Perezida Paul Kagame, aravuga ati nzabafasha mu ko muzibasha kwifasha, ibintu rwose bikagenda neza cyane. Ngaye nguko rero, andika 07891813 unyandikire, cyangwa ahangaha hepfo urebe, tugiye kuhapininga nyine aka WhatsApp yacu kugira ngo namwe mwigire kuri WhatsApp. Bye bye banyarwanda, ciao ciao, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Bye bye, ciao ciao.